Halo bakunzi ba Diamond TV official nkuko mubira kuri screen zanyu dutanganye inkuru iyo nyine mureba yakababaro yo kuri Miss Rwanda ivuga nyine ko uwo mureba kuri screen Miss Iradukunda Elisa amaje gutabwa muri yombi cyangwa se hagati y'inkuta enye. Iyi ni inkuru yamaje gusakara ku bitangaza makuru byose byinshi byandika byo mu Rwanda bigaragaza nyine ko uyu mukobwa ngo yamaje gufatwa n'ubushinjacyaha no kuvuga RIB y'u Rwanda yamaje kumufata, ndetse abenshi bavuga ko ngo ahubwo yaba amazemo icyumweru nk'uko abanyamakuru batandukanye b'imyidagaduro bagiye babyandika. Uyu rero ngo nta kindi ari gushinjwa. Muribuka ubushize saga zimaze iminsi za Miss Rwanda havugwa buryo ki abakobwa batwaye amakamba, ariko burya ngo haragiye habamo ruswa isa n'igitsina. Ariko ikiri gusesengurwa nyuma y'uko Prince Kid afunzwe ni uko ahubwo nyine byafashwe nk'ihohoterwa Prince Kid yagiye akorera abakobwa bitabiriye Miss Rwanda. Mu gihe rero iperereza rigikorwa nibyo byaje gutuma umukobwa nawe atabwa muri yombi. Ngo icyo ashinzwe icyo RIB igaragaza ngo ni uko umukobwa yafashwe azira kubangamira iperereza ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano. My God, uyu mukobwa rero aravugwaho kuba yakoresheje inyandiko mpimbano zica iperereza, zituma nyine iperereza rikorwa kuri Prince Kid. Twaramubabwiye uyu ni Dieudonné, asanzwe Twishimwe Dieudonné uhagarariye Rwanda Inspiration Backup, ari nayo nyine itegura Miss Rwanda. Iyi case yahagurukije abantu benshi, ndetse mu byibuke mu minsi yashize ko na Perezida wa Repubulika Paul Kagame yayivuzeho, akavuga buryo ki abantu bakoze umushinga usa no gucuruza abantu, ngo ndetse ko abo irushanwa ritegurirwa bo batabyungukiramo ahubwo abariteguye akaba ari bo rero baryungukiramo. Nyuma y'ibyo rero byakomeje kuzamura saga nyinshi, none n'uyu Miss Rwanda 2017 Iradukunda Elisa nuko nyine nawe akaba amaje gufungwa. Andi makuru ari gucaracara nuko siwe ngo wenyine ushobora kuba ari gukorwaho iperereza, ngo ni abantu benshi, ariko nta kundi niko nyine isi imeze. Ibindi rero biri kuvugwa cyane byahishwe ni uko ngo uyu mukobwa ngo yaba ahubwo ngo anatwite inda ya Prince Kid, ngo kuko ngo Prince Kid yanafashwe barimo baritegura ngo ubukwe bwari kuzaba vuba aha mu kwezi kutagaragajwe, ariko ngo ubukwe bwari buhari rero ngo akaba afunzwe ngo anatwite. Ubwo rero abantu baribaza se nyagasani uyu Miss wacu yabagiye kubyarira mu gihome, cyangwa se wenda araza kurekurwa nyuma y'uko wenda basesenguye ibyaha akekwa ko byaba atari byo. Murabibona ku kavideo gakurikiraho, murabona amatwita atandukanye agaragaza nyine ko umukobwa yafunzwe, ndetse n'inyandiko mpimbano ashinjwa kuba yakoresheje nazo ziriho. Nawe ufite amaso uraza kwisomera ibi rero. Uko babikurikiranira ko natwe Diamond TV tutajya twicara, tuba dukurikirana buri kimwe uko iperereza rikorwa, tuguma kuba updating kugira ngo tubabwire ngo ibintu bigeze he, ese urubanza ruzatangira ryari cyangwa se bizakomeza bite. Uko nyine nabo iperereza rikomeze niko natwe tuba turyamiye amajana tuvuga ngo amakuru nk'ayo kugira ngo tuyageze ku bakunzi bacu. Tubutse ko mugumya gukora subscribe nk'uko twababwiye, like, share na comment. Murabizi neza ko Diamond TV umusanzu muduha turawubona kandi turabashimira. Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibarinde. Reka mabwire ngo Diamond TV rero nakagaruka mu makuru nk'aya y'ibyamamare. Amakuru ya Miss Rwanda akomeje gucicikana, akomeje kuvugisha benshi. Natwe turi hano kugira ngo abanyarwanda batabona akanya wenda ko gusoma rimwe na rimwe, ariko bakunda kumva cyangwa kureba video, baje bagumya nabo natwe tubahe amakuru cyangwa tubahe ibyo bakunda. Reka mabwire ngo rero bakunzi bacu amakuru nk'aya nakagaruka. Reka mvuge ngo Imana yo mu ijuru nikomeze ibarinde kandi ibagwizeho ibyiza byose mwifuza. Reka mvuge ngo ciao ciao, amakuru nk'aya nakagaruka.